Omar Ndizeye ndagushuhuje guhaye ikaze muri iki kiganiro. Ikiganiro tugiye kugirana ku bijyanye n'amateka ya Nyamata. Nyamata wanditseho washyize mu gitabo wise Life and Death in Nyamata, la vie et la mort à Nyamata, ubuzima n'urupfu i Nyamata mu Kinyarwanda. Iki gitabo rero nagira ngo mu gutangira utubwire aho wavanye ibakwe ryo kucyandika, ariko nakwibutsa yuko uretse kuba n'umwanditsi uri n'umushakashatsi ku mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi, ukaba nyine utuye ubu ngubu ku mugabane wa Amerika. Ndizeye rero ntabwo ndi bwizimbe amagambo mu bintu byinshi, nagira ngo dutangire utubwira impamvu wanditse iki gitabo. Makoze cyane Karirima, nk'uko mwabivuze muri titire y'igitabo, ni igitabo cyitwa ubuzima n'urupfu i Nyamata, umwana mutoya mu rusengero rwijimye mu Rwanda, cyangwa se ubwo ngubwo n'igihe wongeyeho titire yose muri rusange, Memoir of a Young Boy in Rwanda's Darkest Church. Ni igitabo mu mpine yacyo gisobanura, nashatse kucyita ariko nkagaragaza cyane cyane amateka u Rwanda rwaciyemo, yaba ubuzima yaba urupfu, byose byabereye i Nyamata muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Hanyuma rero Nyamata ikagarukamo nk'ahantu mu by'ukuri hari ibimenyetso by'amateka ya Jenoside, ariko ahera kera cyane, ni ukuvuga ngo ahera mu gihe 1959. Hanyuma rero nanone nkongera nkavuga nti ukwibuka umwana mutoya, Memoir of a Young Boy in Rwanda's Darkest Church, mu rusengero rwijimye rw'u Rwanda. Hariho abantu bambajije bati se kuki church wavuze ko church iri dark, ntago ubona ko hari church wayisize isura mbi. Ngira ngo byari mu nyito y'igitabo, ariko ishaka kugaragaza amateka muri rusange avugwa mu gitabo. Wambajije rero uti byaturutse he, amateka kwandika kino gitabo byaturutse kuki? Hanyuma nanone kandi urongera kuvuga uti ese amateka ya Nyamata ahurira he n'iki gitabo? Nyamata uvuka, wavukiye kandi wahuriye n'ibintu byinshi cyane, mbese muri makeya nibagiwe kubivuga muri introduction ko uvuka i Nyamata. Murakoze cyane. Ni nko mvuka koko mu cyahoze ari komine Kanzenze, ubu ngubu ni mu murenge wa Ntarama, mu kagari bita Rwangara, mu kagari bita Kanzenze. Hanyuma rero Nyamata ni kimwe ni nk'umujyi w'akarere ka Bugesera, n'ubundi ikaba yarahoze ari sheferi kera ya Bugesera, muri bwo ndavuga mu 1959, kuko ariho kino gitabo gihera. Mu by'ukuri siko nahabaye, ariko sinarindi w'icyo gihe, ariko muri iki gitabo ngerageza kwibaza kuri ayo mateka, cyane ko ayo mateka nayo mfite aho mpurira nayo, cyane ku babyeyi banjye. Hanyuma nza kuvukira rero i Nyamata, nako i Nyamata mu Bugesera, ariko nsanga ababyeyi mu muryango wanjye uri mu bajyanywe mu Bugesera mu 1959. Bakaba bari muri bamwe mu Batutsi bajyanywe mu Bugesera. Nibutse ko
mu 1959 bo baje nko mu cyiciro cya gatatu. Igiciro cyaje ku itariki 23 z'ukwa 12 mu 1959. hanyuma rero wenda ku batazi amateka y'Ubugesera cyane, ni uko Ubugesera bwari busanzwe butuwe n'abandi baturage, ariko budatuwe cyane kuko bwari bufite n'igice kinini cy'amashyamba. hanyuma rero muri 59 ubutegetsi bw'Ababiligi buza kuhimurira cyangwa se buza kuhajyana Abatutsi babakuye mu gice cy'amajyaruguru, ahantu hari akarere ka Gakenke ubu ngubu, ndetse n'ahari akarere ka Rulindo ndetse n'akarere ka Burera by'umwihariko. hanyuma kandi sabo bonyine bajyanwe mu Bugesera, kuko hari n'Abatutsi bakuwe mu majyepfo mu gice cya Butare, cyahoze ari Butare, n'igice cyahoze ari Gikongoro. Bombi uko kujyanwa mu Bugesera ntago bwari ubusabe bwabo. Abatutsi bajyanwe mu Bugesera kenshi bajyanwe basize ibintu byabo inyuma, harimo inka, harimo imitungo n'amasambu. ngira ngo ntago abenshi bongeye gusubira, cyangwa se hafi ya bose nta n'umwe wigeze yongera gusubira aho bari batuye. Ni muri icyo gihe rero kandi n'abandi banyarwanda birukanwe mu gihugu, benshi bakirukanwa bagana mu gihugu cya Kongo, ku bari begereye ibice bya za Rusizi, n'abandi bari begereye igice cy'u Burundi, za Bugesera n'ahandi. hanyuma no mu Bugande ndetse no muri Tanzania. hanyuma kandi ikindi gice cyajyanwemo Abatutsi icyo gihe ni Umutara. Usibye ko bo baje kugera aho bakahava bakajya muri Uganda. Ubugesera rero buza gusigara aricyo gice cyajyanwemo Abatutsi ku ngufu mu 1959. Abajyanwe mu Bugesera rero akaba aribo nibandaho, kuko ari nabo n'igitabo cyanjye gikomokaho. Harimo umuryango wa papa by'umwihariko. hanyuma rero baza kugera mu Bugesera nk'uko nababwiye mu ijoro ryo ku bucya Noheli mu 1959. hanyuma ntago bahise bagera i Nyamata, kuko babanje kurara hariya hafi n'ahantu bitaga Icyome ku kiraro cya Kanzenze. hanyuma rero nyuma yaho bajyanwa mu nkambi ya Nyamata. bayibayemo imyaka 2 kuva muri 59 kugeza muri 61. hanyuma muri 62 aho kugira ngo basubizwe mu byabo, basubizwe amasambu yabo, basubizwe inka zabo bari barasize, nyinshi bari barasigiye abaturanyi, bahabwa icyo gihe bahawe isuka, umuhoro wo gutema ishyamba kugira ngo bongere bareme ubuzima bwabo. Muri iki gitabo rero watangiye uvuga Life and Death in Nyamata, ntangira nibaza kuri ubwo buzima ntabayeho, ariko mu by'ukuri nakuze numva ababyeyi babuganira cyane ko ubwo njye navukaga ari nk'aho ubuzima bari bongeye kugarura ubuzima bushyashya, ni nk'aho bari baratangiye ubuzima, mu by'ukuri ubuzima batangiriye kuri zero. Ariko ni ubuzima butagiye bujya kure y'amateka yanjye nubwo ntabubayemo, kuko nakuze nkanga mu gitabo mvugamo mwarimu wanjye wo mu wa mbere primaire wa Maria Renata, waje kubura ise yapfuye muri 63 mu Batutsi bishwe bajugunywe barasiwe kuri icyo gihe twahitaga Nyabarongo, ni hariya ku kiraro cya Kanzenze. Abantu benshi na n'ubu ngubu ngira ngo niko bahita kuri Nyabarongo, ariko burya Nyabarongo bitaraba Nyabarongo iba yamaze kuba ngira ngo Akagera. Ubugesera rero duhuza amateka gutyo. Icyo gihe ubwo n'ubwo ngo uwo se wa Maria yari data wacu, yicamwe n'abandi Batutsi benshi bapfuye icyo gihe muri 63. Muri 63 ubwo icyo gihe bari bamaze ngira ngo imyaka 2 bavuye mu nkambi y'impunzi ya Nyamata. Inkambi nayo yaguyemo Abatutsi benshi cyane, kuko icyo gihe bahaje gutera icyorezo cya tifoyide ndetse n'izindi ndwara z'umwanda. Icyo gihe zirabica, zicamo benshi cyane.
ntago mbigaruka muri iki gitabo kuko ibyo ngibyo bindi byo biva mu bundi bushakashatsi tundi gukora ku nzibutso, ariko muri iki gitabo nagerageje kwibaza kuri ayo mateka nyagarukaho, nuko wenda ngira ngo wenda nsangize gake cyane ku batazi amateka y'icyo gihe y'Ubugesera. Hanyuma muri abo Batutsi bavanywe mu majyepfo mu gice cya Gikongoro n'igice cya Butare, harimo batahise bajyanwa muri iyo nkambi y'impunzi ya Nyamata, bacumbikirwa mu mashuri y'Nyamata, hanyuma baza kuhabavana babajyana i Rukumberi. Rukumberi naho hakaba hari ahantu h'amashyamba, abandi bajyanwa ahantu bita Igihinga, ni muri Ngenda y'ubu ngubu muri biriya bice bya za Ruhuha. Hanyuma icyo gihe rero baturanye n'abandi bari bahasanze, ndetse banabafasha no kuhaba muri ubwo buzima bugoye. Hanyuma ariko iyindi myaka yakurikiyeho yagiye iba imyaka igoye cyane ku Batutsi babaga mu Bugesera, cyo kimwe n'abandi bari mu gihugu cyose muri rusange, yaba abo bavuye mu majyaruguru Byumba na Ruhengeri, yaba abo bavuye mu majyepfo Gikongoro na Butare, bose bahuye n'ibyago n'agahomamunwa kabaye ku Batutsi muri za 60. Abantu bakunda kugaruka cyane kuri Noheri yo muri 63, ubwo habaga ubwicanyi bw'indengakamere cyane cyane mu majyepfo muri Kibirira hariya Cyanika na Kaduha, ariko nanone no mu Bugesera ndetse no mu gice cya Byumba naho Batutsi barishwe. Rero muri iki gitabo ntabwo ayo mateka yose nyagarukaho, ahubwo nyibazaho nkagerageza kugaragaza uburyo yangoye cyane, nakomeje gukura nyumva nyibaza. Hanyuma rero kandi muri 73 nabwo bongeye kwicwa, ndetse muri za 60 harimo abari bafunzwe icyo gihe, harimo uwitwaga Pagasi nakuze mbona batubwira ko bati Gapagasi ari mu bantu bafunguwe muri za 80. Gapagasi rero yari yarafunzwe kimwe n'abandi Batutsi muri za 60, aza kuvamo wenyine ngira ngo n'undi mugabo umwe, ariko abandi hafi ya bose barapfuye. Amateka rero nakuriyemo icyo gihe noneho nabonye nayo muri 92, nabwo kandi ubwo Abatutsi bicwaga nanone ku bwinshi mu Bugesera, mu Bigogwe no muri Kibirira. Icyo gihe bwo nari mpari, icyo gihe mu gitabo rero mbigarukaho, nkagerageza kuvuga uko byari bimeze. Gusa ku bw'amahirwe, ntabwo nabyita wenda amahirwe muri rusange, ariko ku bw'amahirwe y'aho twari dutuye hariya muri Ntarama, ngira ngo naho bita Kibungo na Kanzenze, niho hantu icyo gihe ubwicanyi butabaye bwinshi mu Bugesera, ariko mu bindi bice by'Ubugesera baratwikiwe bahungira ndetse na Nyamata. Muri iki gitabo mvugamo Umubikira Rokateri ushyinguye ku rwibutso rwa Nyamata, aho yishwe agerageza gutabariza impunzi z'Abatutsi zari zahungiye ku Kiliziya ya Nyamata muri 92. Ngaruka rero ko kuri ubwo buzima icyo gihe noneho ubwo nari ndiho, ubwo noneho sinkibaza, sinkiri kugaruka ku byambayeho, ku byo natekerezaga, byo nakuraga numva. Icyo gihe noneho nagerageje kuvuga ibyo nabonaga icyo gihe, uburyo twagerageje guhunga ku mashuri twigagaho. Ishuri rya Nyirarukobwa rikaba ari rimwe mu ishuri ngira ngo mu mashuri ageze nko kuri 2 yari mu gace kose dimwe twari dutuyemo. Icyo gihe mvuga uburyo amashuri yahagaze, icyo gihe mvuga uburyo tutageze Nyamata, ariko Nyamata yari imaze kuzura impunzi z'Abatutsi zaturukaga muri ibyo bice byatwikirwaga. Nkagaruka rero nanone ku buryo muri 90, kuva muri 90 kugeza muri 93 irangira, kugeza kuri Jenoside yakorewe Abatutsi, uburyo umwuka wari umeze, mitingi z'amashyaka yaturukaga i Kigali aza Nyamata, uburyo iyo habaga habaye mitingi z'amashyaka atandukanye, ariko by'umwihariko MRND na CDR, uburyo basigaga bashenye batwaye ibintu byose byo mu mabutike yo kuri Arete ikaba yari centre y'ubucuruzi. Na n'ubu ngubu wenda kubajya bajya ku rwibutso rwa Ntarama, ahantu katira uva mu muhanda munini,
barahabona. Kera rero yari centre icyo gihe, ariko icyo gihe interahamwe zahageraga zigasenya ibintu, zigakubita abantu. Icyo gihe byose bigarukaho kuko icyo gihe narabibonaga n'uburyo byabaga. Hanyuma rero mu gitabo nkagaruka nkagerageza noneho nkavuga nti Habyarimana yapfuye. Habyarimana yapfuye. Icyo gihe nshaka kuvuga uburyo nafunguye radiyo nyicokoza muri 1994 ku itariki 7 mu gitondo, nkumva itangazo ku bari icyo gihe ryacagaho buri mu minota nk'itanu cyangwa 10 ribika urupfu rwa Habyarimana. Icyo gihe rero nkajya kubibwira ababyeyi banjye, mu gitabo nkabivuga uburyo nagiye kubibwira papa, kuko icyo gihe mama yari yaragiye i Kigali kwivuza, yaragize uburwayi bwa malariya, noneho ajyana na mushiki wanjye. Noneho rero nari narasiganye na papa na murumuna wanjye, ngerageza rero kujya kubimubwira, yari kumwe n'abandi bagabo twari duturanye. Icyo gihe ati turashize. Mu gitabo nkabivuga uburyo bikanze, ndetse bakagerageza no kugaruka mu nkuru nanone zo muri 1963, zo muri za 1960, 1973, bakongera bakibukiranya bwa buzima. Hanyuma nkagaragaza uburyo umwuka wari umeze icyo gihe, cyane ko icyo gihe twebwe aho twari dutuye nk'uko byumvikana, urumva kubera ari Abatutsi bari baturutse mu nkambi y'Inyamata, n'ubundi twari dusa n'abakikijwe n'Abatutsi benshi bari batuye muri ako gace. Ntago iyo menace cyangwa se jenoside ubwo ahandi yahitaga itangira, twe ntiyahise itangira, ahubwo icyahise kiba no kumva kumva umusaza runaka arapfuye. Mbivugamo mu gitabo ku buryo impunzi twari dutangiye kubona impunzi z'Abatutsi zicaho zigenda mu muhanda. Hanyuma rero nkavuga nanone uburyo twavuye mu rugo tujya ku musozi wa Kayumba. Abazi Bugesera, umusozi wa Kayumba ni umusozi muremure uri hejuru ya Nyamata, ukikijwe n'ishyamba, uriho ishyamba. Icyo gihe tukaba twarahateraniye turi benshi, impunzi nyinshi ziturutse mu misozi ikikije Nyamata. Icyo gihe twari tutaragera Nyamata. Dutangira kwitegura ubuzima kuhaba, abantu batangira kubaka utuzu mu byatsi, mu biti. Noneho rero nkahita rero mu gitabo nanone mvuga uburyo ishyamba ryahise rikikizwa n'abasirikare bo kwa Habyarimana, bagatangira kurasa mu kirere. Ngira ngo barashe nko mu gihe cy'amasaha 3 ubutaruhuka. Wakwibaza rero urwo rusaku uburyo byari bimeze. Noneho icyo gihe tugafata inzira igana Nyamata, twari ukugenda, noneho usa n'upfumuraho, barasha amasasu, mukagaruka mukongera mukajya ahandi. Nkagerageza gusobanura mu by'ukuri iyo nzira. Nkavuga rero uburyo twageze i Nyamata, tugakusanyirizwa hariya kuri komine, aho bitaga kuri komine. Ni ahantu hubatse banki populaire ubu ngubu i Nyamata, ahahoze ikibuga cy'umupira. Ngira ngo ubu ngubu bahubatsemo amasupermarishe. Nkavuga rero uburyo aho hantu twakusanyirijwe. Nkavuga uburyo mood yari imeze icyo gihe, uburyo twabonaga interahamwe zituruka mu kaje vuba, abasirikare bagenda barasa abantu bari mu ngo zo mu Gatare hariya munsi y'akarere ka Bugesera. Nkavuga uburyo interahamwe zaturukaga za Ririma zije mu mamodoka ziririmba za ndirimbo baririmbaga icyo gihe, bavuga bati reka tubatsembatsembe, reka tubatsembatsembe. Hanyuma nkanavuga icyo gihe rero turi aho ngaho, nkavugamo ikamyo y'abasirikare yaje ifite imihoro mishya, ikamyo nini cyane ya benzi irimo imihoro mishya. Nkavuga uburyo interahamwe zabaye nk'izibuze muri ako kanya, ariko tukongera kuzibona zifite ya mihoro bamaze kuyibaha. Hanyuma nkavuga rero uburyo twavuye aho ngaho tujya mu kiliziya, muri kiliziya ya Nyamata, aricyo nise ngo ni icyizere cy'akanya gatoya. Tugeze mu kiliziya cya Nyamata, twahageze nijoro. Abatutsi batangiye kuvuga bati muri 1959 twahungiye mu kiliziya turakira. Batangira ndetse rwose kuvuga izo nkuru, bati ni igihe cy'akanya gato, nyuma y'iminsi 3 turaba twasubiye iwacu. Ubwo nkavugamo ariko nuko twari tumaze icyo gihe cyose tutarya, kuko icyo gihe twari twateshejwe ibyo kurya aho bari babitekeye. Noneho nkavuga n'icyo gihe twari twishwe n'inzara, ariko byibuze umuntu afite icyizere kuko kizajya ijambo. Icyo gihe wowe ufite imyaka ingahe?
icyo gihe nari mfite imyaka 10 ndetse no mu gitabo nkabivuga nti iki gitabo mwumve umwana w'imyaka 10 uvuga inkuru yamubayeho icyo gihe. Hanyuma rero nabyise icyizere cy'akanya gatoya kuko mu by'ukuri ku itariki 15 na 16 interahamwe ziturutse mu bice bitandukanye bya Bugesera n'izindi zari zarakuwe ahandi ziri kumwe n'abasirikare bo mu kigo cya gisirikare cya Gako baje, ngira ngo ntabwo cyari cyo gitero cya mbere, hari ibindi bitero byari byabayeho. Ngerageza kugaragaza rero ku Kiliziya uko byagenze, uburyo abasirikare b'abazungu baje icyo gihe kugira ngo b'Ababiligi gutwara abandi bazungu bari bahari icyo gihe. Nanone abatutsi bari bahari bati turakize, ariko bakajya bakabona amasha biriya bimodoka bya gisirikare biragiye. Icyo gihe rero nkavuga resistance cyangwa se kwirwanaho byabanje kuba, nkavuga uburyo byarangiye kuko icyo gihe hari abasirikare baturutse mu kigo cya gisirikare cya Gako bakoresha imbunda zikomeye, bakoresha amagrenade, bakikijwe n'interahamwe. Hanyuma rero icyo gihe nkavuga uburyo ikibuga kiri imbere ya Kiliziya cyari cyuzuyemo inka, ariko noneho kiza kuvanga n'imirambo. Abo bose birwanagaho baricwaga, hanyuma ariko abasagutse abarokotse bose bihindira bagana mu Kiliziya. Ni naho rero mvuga ngo urusengero rwijimye, kuko icyo gihe urusengero kugira ngo babashe kwinjiramo, kuko icyo gihe habanje kuba kurwana gukomeye, kugira ngo babashe kwinjiramo rero byabaye ngombwa ko bararasa ibisasu, biriya bisasu byuka biryana mu maso. Icyo gihe rero urusengero ruhinduka rurijima, kuko icyo gihe imyotsi yahise ihuma buri muntu wese wari mu Kiliziya, ari nako ishegesha buri muntu wese wari uhari. Icyo gihe ndabyibuka biramutse bigiye buri muntu wese yabaye nk'uhumeka by'akanya gato, ariko birangira n'interahamwe zinjira. Icyo gihe abasirikare ariko barasa bacishije imbunda mu madirishya. Nkavuga nti icyo gihe urusengero rwahise ruba nk'umuvu w'amaraso, kuko icyo gihe batangiye batema, hanyuma bakubita impiri bakanatema. Nkavuga uburyo byagenze. Nkanavuga rero ko nyine nkaza kugaragaza uburyo narokotse mu Kiliziya ya Nyamata. Hanyuma nkahita ngaragaza nanone uburyo mvuye mu Kiliziya ya Nyamata nagiye mu gipadiri. Hari abatutsi bandi bari bahugiye mu bigo by'abapadiri Nyamata. Nkavuga uburyo baje kwicwa ku munsi ukurikiyeho ku itariki 16, nabwo nkasobanura uburyo nahavuye ho. Rero kandi bikaba byari ibintu bikomeye cyane, kuko icyo gihe interahamwe zaje kare ziza kare, kandi noneho zitanafite abazirwanya, zirinjira zihimba, zikora ahantu biciraga abantu, babajyanaga bakabakatamo uduce duto duto. Buri muntu bamukatagamo uduce duto duto cyane. Bamwicaga mu bice bitoya. Bafataga umuntu bakamukatamo uduce duto, ni ukuvuga ngo bakoresheje umuhoro bagaturuka ku mutwe bakagenda bagera hasi. Hanyuma urumva bagakuraho bagasunikisha nk'imihoro ukuntu. Mpageze kuri iryo bagiro niko naryita ry'abantu, nkavuga uburyo nahasanze imaji ya nyuma y'umugore waje utwite agerageza gusaba imbabazi, kuko yavugaga ati umwana ntwite rwose, data se ni umuhutu, mumubabarire. Bati ihangane kuko turakubaga turamukura mu mwana, uyu mwana w'umuhutu ntacyo azaba, ariko wowe ugomba gupfa. Icyo gihe rero umuryango wanjye wari washize, data yari yapfuye yaguye mu Kiliziya na murumuna wanjye, ndetse hafi n'umuryango wose. Nkavuga uburyo mvuye mu Kiliziya, bwo ntabwo nkunda kuhibagirwa. Njya mbwira abantu ni aho hantu impamvu nkunda kuhibagirwa nuko ahari niho hantu hakomeye mu buzima. Ariko icyo gihe nkiva munsi y'imirambo, abantu bajya basura urwibutso rwa Nyamata bajya babona ahantu hari intebe icitse. Iriya ntebe yaciwe n'imirambo myinshi yari iri hejuru. Nkiva rero munsi y'iyo mirambo, umuntu wa mbere nabonye yari Mariya, nawe yari umugore wa data wacu.
grenade yari yamutwaye urutugu rwose n'igice kimwe cy'ukuboko asaba amazi, ariko undi noneho nza kubona, ubwo icyo gihe nabonaga imirambo, ariko noneho nza kubona data ari hejuru y'imirambo bamutemyemo kabiri mu mugongo, ni ukuvuga ngo bamukubise umuhoro wambukiranya umugongo no mu mutwe. Nkagerageza rero kuvuga iyo situation, ndababwira nti mu gitabo ndavuga nti sinarize kuko nari nzi ko umunota ukurikiye yari njyewe. Ndavuga nti mu gihe cya jenoside uburambe bw'ubuzima ku mututsi bwari umunota umwe, kuko wavugaga ngo umunota ukurikiye ni njyewe uri bupfe. Hanyuma rero ngo nari nkomeza mu bapadiri naho narahavuye mpava, atari uko habayeho izindi mbabazi. Icyo gihe barunze abantu benshi bagombaga kwicwa, bagenda babakatamo uduce duto, byatwaraga igihe kugira ngo bigende bityo. Abantu rero baza kuba benshi muri icyo kibuga, noneho nge nihisha inyuma yabo, nurira igipangu, hari akantu k'akego gatoya, ubwo buri muntu wese ategereje kwicwa. Mvuga uburyo rero ako kego nkuriye ntabashije kugera hejuru, ariko nkakora hejuru, ariko ndebye inyuma yanjye mbona intera mwije n'imiri. Ndavuga nti reka mpe ngerageza, ndasimbuka, nafashe hejuru, sinzi aho nakuye imbaraga, ngwa inyuma, ngwa hasi, nkubita umutwe, nari nagwishije amaguru ariko nkubita n'umutwe hasi, mpita ndyama aho ngaho, kuko icyo gihe hari amasasu menshi. Nkabisobanura, nkavuga rero uburyo navuye aho ngaho nkajya ku musozi wa Kayumba, nkahurira n'abandi basore babiri, abandi bana babiri, bakambwira bati tujye iwacu papa aduha uburingiti. Icyo gihe tujya Rwakibirizi, ubwo abazi Bugesera na Nyamata baza ahitwa Rwakibirizi. Nkavuga rero uburyo twageze Rwakibirizi tugasanga iwabo w'abo bana barahatwitse, barabishe. Hari n'umuntu mwene wabo wari ufite uburwayi bwo mu mutwe, bamwiciye mu gikari, tukaba aho ngaho kugera batuvumbuye n'imbwa. Hanyuma rero nza gusobanura uburyo naje kugira ngo ndambirwe ubuzima, nyuma y'uko batuvumbuye n'imbwa, abo bana bakabica mu buryo bw'igitangaza. Ndokokera aho hantu mu buryo bw'igitangaza, kuko twari dusinziriye turi abantu batandatu, ubwo twarahuriye n'abandi babiri. Noneho nkavuga uburyo naje kubona interahamwe ituruka mu Masaka n'imiri, kumbe ariko ruguru yacu aho tutabona bari batugose. Nge nkabyuka muri abo bantu ngana ruguru, mbikubisemo ngaruka, ndavuga ni nta kundi, kuko bagiraga n'imihoro mishyashya cyane, bavuga bati ye. Nkagaruka muri uwo muringoti. Mu kugaruka muri uwo muringoti rero nkasanga ba bandi twari turi kumwe bagiye banyuze ibumoso, hanyuma wa wundi wari waturutse mu Masaka kabirukankana, na ba bandi rero uko yagendaga avuza induru abirukankana, na ba bandi bahise babakurikira, ngo mama wongeye nyine. Nkavuga nti ubuzima nahise numva bundambiye, nibwo niyemeje rero noneho kuza kunyura mu mujyi wa Nyamata ku manywa. Navuga ndi kwihisha, ndabona bitakiri ngombwa, reka ngende, nibashaka banyice. Nkavuga uburyo naciye munsi y'ahantu hari ikigo cy'urubyiruko, ubu ngubu yahoze ari superefegitura ya Kanazi. Uburyo abagore n'abana bahagaze ku muhanda bati nimuze murebe agakotanyi, nimuze murebe agakotanyi, bavuza bahagaze ku muhanda. Mu gitabo nkavuga nti mu buzima nirinda gushungera umuntu uri mu byago, ni kuko icyo gihe buri muntu wese yarancungereye, kugeza no ku kana gato katazi kuvuga. Noneho rero icyo gihe ndavuga nti sindi bwiruke, kubw'amahirwe bakomeza kunkomera bahagaze iruhande rw'umuhanda, ariko ntibankoraho, nsubira Kayumba. Hanyuma rero igice kibanziriza icya nyuma muri iki gitabo, ubwo nari nsubiye ku musozi wa Kayumba. Ku musozi wa Kayumba ubuzima nkabusobanura uburyo bazaga tukiruka, bakagira abo bafata bakabica, bagasubirayo, ejo bikaba uko, kugeza igihe mvuga ni inkotanyi ziraje. Inkotanyi rero ziza, ni igice kibanziriza icya nyuma. Nkavuga uburyo tutabanje kwemera ko arizo, kuko zaje ari nimugoroba, mu mugoroba wo ku itariki 13 z'ukwa gatanu. Icyo gihe rero zohereza, zabanje, kuko twabaga mu ishyamba icyo gihe,
ubwo buzima bwose nkubwira bwo bwa Kayumba ntago twabaga mu nzu, ndetse yemwe na Rwakibirizi ntitwabaga mu nzu. Imvura yaragwaga cyane, izuba ari ryinshi, ariko ibyo byose twagombaga kuba nabyo mu ishyamba. Mu by'ukuri twari tumeze nk'inyamaswa ziba mu ishyamba zitegereje guhigwa no kwicwa isaha n'isaha buri munsi, ku manywa. Hanyuma nijoro nibwo twageraga icyo nakwita agahenge. Hanyuma rero inkotanyi zije zohereza abana, zabanje kugeraho mbere, zirabohereza. Baza aho twari turi, ariko hakaba harashize nk'iminsi 3 tudahigwa, ahubwo tubona imirongo y'abantu bagenda. Icyo gihe ngira ngo zari impunzi z'abahutu bahungira za Burundi. Hanyuma icyo gihe zohereje abo bana, abasaza bari barimo bari basigaye, bari bake cyane, bati ntabwo ari byo mu interahamwe zagiye zitubeshya gutya kenshi, nyuma zikatwica, ariko ntabwo abana bateriko baratubwiye bati nimuze rwose, ati nimuze, ati babohoye Ubugesera nta kibazo, ati rwose nimuze, baje kubabohora. Icyo gihe abasaza bahitamo abari abasore cyane, ndavuga uburyo babahisemo, baragenda bajyana n'abo bana aho inkotanyi zari ziri, abasirikare b'inkotanyi. Ubwo bagezeho, bamwe bagumayo kubera ibyishimo bari bafite. Hagaruka bake baza kutubwira aho twari turi muri iryo shyamba icyo gihe, kuko twari tumaze nk'iminsi 3 tudahigwa. Twari abantu bari kwitegura, bashatse amafunguro mu giturage, dushaka bari gutegura amafunguro. Icyo gihe twayataye aho ngaho, turiruka mu byishimo byinshi cyane. Muri iryo joro twabagezeho, bwari buri kwira nko mu masaha 12 yashyira saa moya. Icyo gihe baratubohora. Navuga ko byari ibyishimo bivanze utabona uko usobanura, kuko icyo gihe kuvuga ntibyari byoroshye. Byari ibyishimo bivanzwe n'umunaniro, agahinda, inzara, byose. Icyo gihe naragiye nk'abandi nicara inyuma y'ingabo, kuko zari zakoze umurongo, zigenda zambura intwaro bari bazifite, kuko hari intwaro nkeya zo kwirinda. Ndavuga inkoni, ni inkoni, nta nubwo ari n'intwaro zo kwirinda babaga bafite, kuko icyo gihe ubwo muri iryo shyamba bageragezaga kurwana ariko bakaneshwa. Icyo gihe nkavuga uburyo twagiye Nyamata cyane cyane, noneho bagatangira kutwitaho, kudushakira ibyo kurya. Icyo gihe nimugoroba, abenshi muri twe baramaze igihe kinini batarya. Hanyuma nkavuga nti icyo gihe tuba turarokotse ku itariki 13 z'ukwa gatanu. Hanyuma ariko mukuru uko kuvuga iyo nkuru yose, muri uko kuvuga ubwo buzima bwose, ndavuga ni byiza yuko nsozanye icyizere mu gitabo cyanjye. Ndavuga ni icyizere ku warokotse nicyo kintu cyonyine kigaragaza ko yarokotse. Ni kuko nyuma ya jenoside ku warokotse kiba gisigaye ni ukubaho. Bitagenze gutyo n'ubundi ni jenoside iba igikomeza, kuko jenoside umugambi wayo ni ukurimbura. Nyemere rero ndavuga ni gatoya cyane, ndavuga ni when I started to write book, igihe natangiraga kwandika iki gitabo, I was more than passionate to write about genocide. Nari nshishikajwe cyane no kwandika kuri jenoside. For me as a survivor, kuri njyewe nk'uwarokotse, it was like a therapy. Ryari nk'isanamitima. The same hope and I wrote my passion to work empowered me, inspiring me to engage with young people. Ndavuga ni icyo cyizere nakomeje kugira mu buzima bwa nyuma ya jenoside butari bworoshye, nabwo nicyo cyakomeje kumpa imbaraga ndetse no gutuma ngira ibikorwa bifasha abandi bakiri batoya. I couldn't end this story with the machete season that ruined my childhood and killed my people. Ndavuga ni ntabwo nashoboraga gusoza iki gitabo ni season y'imihoro yatwaye abanjye, yangije ubwana bwanjye ikatwara abanjye. I hate numbers because their death were not just numbers. Ndavuga ni nanga imibare kuko urupfu rwabo ntago rwari imibare. I prefer to end this book with hope. I want to defeat that ideology which was to exterminate my people
until their names remain only in the books of history, as none of them was supposed to escape and tell his own story. Ndavuga ni nahisemo gusoza iki gitabo ngisozanye icyizere kugira ngo nsinde iyo ngengabitekerezo yo kumaraho abanjye kugeza igihe amazina yabo yagombaga gusigara mu bitabo by'amateka, kuko nta n'umwe wagombaga kuzabaho ngo avuge inkuru ye. Ni agace rero gatoya nsomye muri icyo gitabo, navuze nti ending with hope, cyangwa se gusozanya icyizere muri iki gitabo. Ubwo haramutse hari ikindi kibazo wambaza, ariko rero ngo urugendo rwanjye rw'ubuzima nanone naho ruhurira n'iki gitabo. Wagaruka gatoya kuko nanze guca mu ijambo ko amateka urimo uvuga ni amateka akomeye cyane kandi urayavuga neza nk'unyine kuko wayabayemo wayababariyemo, ukavuga n'ibyo watekerezaga mbere y'ayo mateka ya jenoside yakorewe abatutsi mbere y'uko abaho, utekereza uko baso na bene wanyu bageze i Nyamata mu Bugesera. Ni byiza cyane. Ndashaka, hari igihe wigeze kutubwira ko habayeho resistance. Abantu benshi izo resistance, donc kwirwanaho, hari abantu batazi ko habayeho kwirwanaho ku matsinda menshi y'abatutsi aho bari baherereye. Hari abagerageje kwirwanaho ariko baza kunishwa kuko bari bagoswe n'igihugu cyose. Resistance ya Nyamata hariya Intarama yari imeze ite? Urakoze cyane. Mu by'ukuri navuga ko resistance ya mbere ya Nyamata yabaye resistance yo kubaka ubuzima, kuko buriya abavuga amateka ya jenoside yakorewe abatutsi hari ubwo twibanda cyane kuri 1994, ariko Nyamata ni ikimenyetso cya deportation cyangwa se kumeneshwa ku ngufu k'ubwoko bw'abatutsi kwabayeho muri 1959. Hari ukumeneshwa bajyanwa mu bihugu byo hanze, nabwo ni kumwe. Hakaba kundi kumeneshwa baba mu gihugu nk'abanyagihugu, noneho ariko noneho badafite uburenganzira ku butaka bwabo cyangwa se ku mitungo yabo iyo ari yo yose bari barasigaranye bari bafite. Navuga ko resistance ya mbere rero yabaye iyo ngiyo yo kongera kubaka ubuzima bushya. Ubwo ndagira ngo nkigire kinini mu kibazo wambajije, ndabizi ko wambajije 1994. Hanyuma rero muri 1994 twageze i Nyamata ku kiliziya ku itariki 11. Turi mu bantu ba mbere binjiye mu kiliziya, nyuma y'aho burugumesitiri Gatanazi yavuze ati nimujye mu kiliziya. Hageze dusanga gikinze, nyuma ariko haza kubaho gushaka uburyo bafungura, turinjira tuba mu kiliziya. Nyuma yaho ku munsi wakurikiyeho wa 12 haza impunzi nyinshi ziturutse mu bice bya za nyuma yanjye Ngenda n'ahandi. Icyo gihe niko noneho abenshi muri bo bari bafite n'amatungo, bazana amatungo y'inka. Inka icyo gihe zivanga n'abantu hari imbere y'ikiliziya hose, nahubatse kiliziya nshya ya Nyamata ubu ngubu. Icyo gihe hose haba inka. Biba ngombwa ko abatutsi bamwe bajya kuba mu bigo by'abapadiri, mu mashuri yari ahegereye, mu kiliziya ya Nyamata, muri maternity ya Nyamata. Abenshi ntibakunda kuhavuga, ariko niho hantu hambere habanje kwicirwa abatutsi ku buryo bubabaje cyane, kuko icyo gihe yari maternity yarimo ababyeyi batwite. Ntabwo ubu ngubu hari urwibutso, ariko icyo gihe babishe mu buryo bubi cyane, kuko iyo nyuma ya jenoside wabonaga ahantu babakubitaga ku bikuta n'ibiki byose. Ababashije kurwana rero n'abari kwirwanaho, n'abari mu kiliziya. Abari mu bigo by'abapadiri bo bari bakingiranye, ndetse n'abari muri ishuri rya Gatigisimu rihari ubu ngubu. Icyo gihe habanje kubaho kurwana. Ntago resistance ya Nyamata cyangwa se kwirwanaho ku Nyamata kwabaye nk'uko ahandi ho yaba nko ku rufunzo rwa Cyugaro
kwabaye kwirwana ariko kuyobowe na Habarugira, witwa Habarugira, afatanyije n'abandi batutsi bari bahari. Yaba kwirwana kwabaye mu majyepfo kuyobowe na Maître Sinzi Tarisisi, yaba kwirwana kwabaye mu Bisesero kuyobowe na Birara n'umuhungu we Nzigiye, yaba kwirwana kwabaye za Nyamasheke abo bita Gashirabwoba kuyobowe n'umugabo bita Murundi. Ntago ukwirwana kw'inyamata kwabaye nk'uko nguko, kwabaga kugerageza gusubizayo ibitero ariko bikozwe mu buryo rusange bwa buri muntu wese agerageza gutora icyo afite. Icyo gihe hari gutora amabuye bayashyikiriza b'imbere, noneho imbere bakayatera. Ariko ni no kwirwanaho kwabaye igihe gitoya, kuko ingabo z'Igako zo kwa Habyarimana zari mu kigo cya gisirikare cya Gako. Kwirwanaho kwabaye umunsi umwe. Icyo gihe hari hateye interahamwe nyinshi cyane, ziraza zirarwana ariko zitwaramo n'inka zisubirayo. Uwo munsi wa mbere wabaye gutera amabuye, umunsi wa kabiri habaye uko kurwana, ariko hazamo n'abasirikare bakeya. Ngira ngo icyo gihe babona yuko ari benshi. Icyo gihe kuko mu Nyamata haguye abatutsi barenga 10,000, bari benshi cyane. Nubwo hari haje abasirikare b'Igako, ariko babonye icyo gihe bitari bushoboke yuko babica. Hanyuma bategura rero iyo rurangizo ryo ku itariki 15, ariko haje abasirikare benshi cyane, haza n'interahamwe nyinshi cyane. Icyo gihe abasirikare babanza gukoresha amagrenade menshi n'imbunda, bararasa ku buryo icyo gihe abantu bose, hafi ya bose bagiye kwirwanaho, ku murongo wo kwirwanaho hafi ya bose baguye ari bo bishwe bwa mbere. Hanyuma nyuma rero abasigaye bake bakomeretse bagerageza bahunga baza mu Kiliziya. Mu Kiliziya naho haba kwirwanaho babasubizayo bakoresha ibikoresho byose. Ndibuka umuntu wa nyuma yari umusaza wahagurutse, nabwo mbivuga mu gitabo. Umusaza yaragurutse, umusirikare yinjiye asigaranye urukweto. N'urukweto ngira ngo yajugunye umuhoro yari asigaranye, umusirikare akwepa ahita amurasa. Mvuga ngo uwo musaza niwe wa nyuma wagaragaje kwirwanaho, kuko abandi bari abana, ari twebwe, ari abagore, ari abasaza, ndetse n'abandi bafite ingufu. Ariko icyo gihe bari bashegeshwe n'amasasu yaturukaga mu madirishya no mu myenge y'Ikiliziya, ndetse n'amagrenade yajugunywaga ubutaruhuka mu Kiliziya. Kuko icyo gihe ndavuga ni mbere y'uko interahamwe zinjira mu Kiliziya, ntago wayita imirambo, yari amaraso. Ndi kwanga kubyita inyama z'abantu, kuko icyo gihe ayo magrenade yaterwaga mu Kiliziya ku bwinshi, yasimbukanaga ibice by'imibiri y'abantu. Ngira ngo abinjira mu Kiliziya ubu ngubu ya Nyamata, mu rwibutso rwa Nyamata, mubona amatashi ari ku rusenge. Ni ibice by'imibiri y'abantu byasimbukaga, bisimbuka n'ayo magrenade, ukabona igice kirazamutse gikubiseho kiragukubisa hasi amaraso. Byari ibintu biteye ubwoba. Hanyuma rero wenda wambajije nabigize binini, ariko navuga nti uwo musaza niwe wa nyuma mu bantu bageragezaga kwirwanaho warashwe. Hanyuma icyo gihe nyine hakurikiraho kwica byamaze nk'igihe cy'amasaha hagati ya 2 na 3, kuko interahamwe zasohotsemo arizo za nyuma. Navuga ko abasirikare icyo bakoze, twabanje kwica abo bantu bageragezaga kurwana. Hanyuma interahamwe rero ziza kwinjiramo. Abasirikare bo bakoreshaga amagrenade n'imbunda. Hanyuma interahamwe rero zo zinjiramo zikoresha imiri, amashoka ndetse n'imihoro. Icyo gihe harimo bagendaga bameze nko ku mirongo bakubita, ariko abandi bagenda bakata amajosi, bakata ngira ngo baza kubona ko bidakunda, baza kugenda noneho bahorahoza buri wese ugihumeka. Babona ko nyuma hari abari munsi y'imirambo, bayikuramo. Mu gitabo mvuga uburyo nanjye bankuye munsi y'imirambo, ariko ngira Imana mu kunkuramo bakuramo amaguru, barayakubita, babona simbuje. Icyo gihe wakubitaga arayareka. Navuye icyo gihe mu Kiliziya ncumbagira.
hanyuma rero ubwo ngerageza mu by'ukuri kuvuga urwo rugendo muri rusange, ariko kubw'ikibazo warumbajije ni uko byagenze. nagira ngo baza nyuma y'ibi umuntu amaze kumva ntabwo biba byoroshye, ariko turimo turandika amateka, turasiga turase y'ibyabaye. Nk'ibi bintu uvuze ni ngombwa ngo bisohoke mu mpande neza, abantu babyumve ko atari bamwe bavuga yuko jenoside bayivugira uko bashaka, abana babo bajye bumva ubuhamya nk'ubu, bumve ukuri kw'ibintu. Ndizeye wari ufite imyaka 10. Mu gitabo cyawe hari ahantu watubwiye ko wanditse uko wari ufite imyaka 10. Wahadusomera kuko ndizera neza yuko iyo page ifite ikivuze gikomeye. Murakoze cyane. ngira nk'uko wabivugaga, ni byiza yuko abantu bamenya aya mateka kugira ngo babashe kuyakumira. Ndi kugerageza kuhareba kugira ngo ndi kubona ntari guhita mpabona neza, ariko ndavuga ngo as every child cherish old times because of the good memories of childhood. Ndavuga ni nk'uko buri mwana wese yishimira ibihe bye by'ubwana. I consider my early years to have been a fantastic time. Ndavuga ningerageza nemera ko cyangwa se mfata ibihe byanjye by'ubwana nk'ibihe byiza byabayeho. I grew up in an area where I was surrounded by my relatives of my own age and older. Nakuranye n'abantu na bene wacu baba mu myaka yanjye ndetse n'abankuriye. Hanyuma rero nkagerageza kuvuga uburyo byo gihe abo bose nkagerageza kubagaruramo. Hanyuma nkagerageza no kuvuga n'ibihe twabanyemo. Could I ever leave behind my unforgettable time with Uncle Karemera Dominico? He was a catechist at Kanzenze Catholic Church and a senior teacher at Nyararukobwa Primary School, the only school in the area. Navuga ni se nakwibagirwa ibihe byiza nagiriye kwa tata wacu Karemera Dominico. Yari umukatechiste ku kiliziya ya Kanzenze. Noneho nkakomeza rero mbivuga muri rusange. During those days, our dark evening were a time to socialize, talk to parents, and sit in Gucha Imigani and other children's stories. With the help of the light of the moon, since electricity had never reached our village. Navuga ni muri ibyo bihe byari bihe umugoroba wari igihe cyo kusabana, kuvugana n'ababyeyi, guca imigani, no kuvuga udukuru tw'abana dufashijwe n'urumuri rw'ukwezi, kuko icyo gihe umuriro w'amashanyarazi wari utaragera iwacu. Hanyuma rero ngira ngo aho waje kumbaza ngo uti rero se noneho ubwo icyo gihe ubwo navugaga rero ibyo bihe, noneho nkaza rero gukomeza ngenda mbivuga, ngenda nerekana mu by'ukuri naho igitabo ihurira n'igitabo. Igitabo kiravuga ngo ubuzima n'urupfu. Ngerageza kuvuga ubwo buzima nita bwiza twabanyemo n'abanjye. Hanyuma kandi nanone nkavuga n'ibyo byose navuze by'urupfu nabwo nabanyemo, cyangwa se mu bihe bya nyuma
nabashije kubona abanjye. Nkavuga rero Nyirarukobwa ryari ishuri ryiza cyane ryizeho abanyeshuri benshi, abarimu beza twakundaga, ba Kanimba François icyo gihe bazize jenoside, ba Kaboyi gira ngo ushobora kuzi wo bita Kaboyi Benoit, ise n'abandi. Nkagerageza kuvuga ni mwarimu mukunzi, mwarimu nkagerageza kuvuga umunsi wa mbere ku ishuri uko wagenze. Noneho muri make washyizemo ubuzima bwawe bwa mbere n'ubwo muri jenoside usoreza ku cyizere. Yego, ni mu by'ukuri ni uko nguko nabyita, ariko wenda unyemerere nsome kano kantu gatoya. Hari nyirango ntabwo ashobora kuba atanabyibuka ko yabimbwiye umuntu bita Felicite Ryamukuru aho ngaho mu Bubiligi. Nanditse nashyizemo ibintu yambwiye icyo gihe ubwo naguraga igitabo cye. Ni of course writing this account made me aware of the fact that writing about your life is also a school where you graduate with many options, including regarding your past. This book is a sanctuary from so many questions from the lost boy I was in my past. It is also a way of visualizing and internalizing my memories, because I believe that collective memory become a monument of the past. Ndavuga ni kwandika iki gitabo byanyigishije isomo, byanyeretse yuko kwandika ni ishuri ry'ubuzima, aho ugenda usoza muri option nyinshi. Ndavuga ni iki gitabo ni sanctuary with so many questions. Ni nk'ahantu ni uruhuri rw'ibibazo umwana muto yibazaga ku hahise he. Ariko nanone ni uburyo bwo kugerageza kwerekana visualize and eternalize my memories, ma memoire, cyangwa se ibyo nibuka. Ni as Felicite Ryamukuru, a genocide survivor from Nyundo, wrote in my copy of her book Ruraga a frappé Nyundo, that icyo gihe naguze igitabo cye, noneho haza kwandika mu gitabo cyanjye. Icyo gitabo iyo kopi nari nanditse, aravuga ngo la mémoire est ce qui fait l'homme et l'histoire. La mémoire est ce qui fait l'homme et l'histoire. La nôtre est à préserver, enrichir et même soigner. Courage et immoré. Noneho nkavuga nti ntago nzi niba amagambo ari muri iki gitabo how words are very precious with which to end this introduction. Icyo gihe nasozaga intangiriro, ndavuga nti immoré means to be brave and courageous. Choosing to read this account of mine means listening to me. Ndavuga nti guhitamo gusoma iki gitabo cyanjye bivuze kuntega amatwi. I value it because the misfortune is not having who listens to you while the world is filled of people. Ndavuga rero nanyuma rero ni kuko ibyago ari ukubura gutega amatwi. Ndavuga and I owe long gratitude to my wounded soul. Ndavuga nti ndabashimira cyane kugerageza gutega amatwi roho yanjye ikomeretse. Mu by'ukuri ntago nahise mbonaho nanditse neza hariya kuri iriya myaka 10 mbivuga, ariko ngira ngo nyuremo muri make mu buryo butandukanye ibyo nagiye ngarukaho, ngerageza kugaruka kuri iyo myaka 10 nk'umwana wari ufite imyaka 10 icyo gihe. Birumvikana neza, ndizeye birumvikana neza kuko amateka watubwiye yose twatangiye twumva umwana w'imyaka 10 uri muri jenoside. Dutangira twumva umwana wa mbere y'imyaka 10 wibazaga amateka atarabaho ya Nyamata na Bugesera, kuko ababyeyi bawe bene wanyu abaturanye inshuti n'abavandimwe bateranaga kuri ka kagoroba kari ku kwezi kwiza kubamurikira mu rugo
inka zatashye muganira. Ibi byose twabyumvise. Ntabwo rero iyo paje rwose urayifite mu mutwe birumvikana ahubwo. Ikintu rero nagira ngo mu gusoza nkubaze nanone, iki gitabo wacyanditse nk'umushakashatsi cyangwa se wacyanditse nk'uwarokotse jenoside yakorewe Abatutsi? Igisubizo ni ukubera iki wacyanditse nk'umushakashatsi cyangwa se wacyanditse nk'uwarokotse jenoside yakorewe Abatutsi? Urakoze Karima. Navuga ko igice cy'ubushakashatsi ku mateka ya jenoside yakorewe Abatutsi ndi kugikora ku kindi gitabo kizasohoka mu mwaka utaha cyangwa se uwukurikiye, kizarangiza kwandika umwaka utaha ariko gisohoke mu uwukurikiye wa 2022. Ni igitabo kivuga urugendo mu nzibutso mu Rwanda. Ni igitabo rero cyo gishingiye ku bushakashatsi nakoranye n'abandi bantu batatu, harimo umwarimu muri kaminuza ya Pretoria Dr. Anna Marie de Beer, harimo n'umwarimu muri kaminuza hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Professor Stephanie Wolf, ndetse na Dr. Joseph mu Rwanda. Ni abantu batatu. Kikaba rero cyo mu by'ukuri navuga ko ari cyo gitabo nzaba nanditse bwa mbere mfatanyije n'abo bandi nk'umushakashatsi, kuko cyo ni igitabo twatagiye mu mwaka wa 2016 dusura inzibutso 150 mu nzibutso 235 za jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Nibutsa ko ni inzibutso zihari ubu ngubu mu by'ukuri zagiye zihuzwa, ariko mu by'ukuri hagiye hicirwa Abatutsi mu gihe cya jenoside harenze aho ngaho. Harimo kizaba kivuga kuri izo nzibutso, tugaruka ku ziza kiliziya. Navuze kiliziya ya Nyamata, ariko ubundi muri kiliziya ziciwemo Abatutsi mu Rwanda mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi ni kiliziya 48. Ubwo ntago mvuze imisozi, ntago mvuze ibiro by'amakomine, ntago mvuze izindi nzu za leta, izindi nsengero, kuko hari izindi nsengero zaguyemo Abatutsi zitari kiliziya gusa, zitari iz'Abakatolika, zitari iz'Abakatolika gusa. Byinshi urakoze cyane. Ni igitabo rero twakoze, twagiye mu nzibutso mu turere twose 30 tw'igihugu tugerageza kuvugana n'abarokotse aho ngaho. Ubwo iyo massacre nkarubwo niyo mvuze ubwicanyi mba numva bituzuye, none nkashyiraho massacre zagiye zibera aho ngaho hose, nabwo none nkumva ntibiri kuzura, nkahitamo kuvuga ntaho jenoside yagendaga ibera mu gihugu cyose muri rusange. Ni igitabo kizagaruka ku bintu bimwe na bimwe bidakunda kugarukaho cyane amateka ya jenoside yakorewe Abatutsi, y'abantu babivuga mu biganiro abantu bagira. Ubugome bukabije, nakubwiye ubugome bwabereye i Nyamata, ariko icyo cyo kizaba kigaruka no ku bugome bwabaye bwo kurya imibiri y'abantu muri jenoside. Uburyo bwo kurya imibiri y'abantu y'Abatutsi muri jenoside byabereye mu gice cya Cyangugu, aho bita Gatandara, igice cy'amajyepfo muri Ikinazi, igice cya Nyarubuye muri Kirehe. Ni igitabo kandi kizagaruka ku ruhare rw'impunzi z'Abarundi. Impunzi z'Abarundi ntabwo zigarukaho, ariko impunzi z'Abarundi muri Cyangugu zari zicumbitse hariya Nyarushishi, izari zicumbitse aho bita Muganza, ndetse n'izari zicumbitse muri Gisagara, n'izari ziri muri Gikongoro. Zagize uruhare rukomeye cyane muri jenoside yakorewe Abatutsi. Ntidukunda kubagarukaho, ntabwo dukunda kugaruka kuri zone turquoise, ibyo byose tuzabivugaho. Ndetse abantu benshi hari abahakana jenoside bakunda kugaruka cyane cyane, usanga hari ubwo bakunda gushora deba ngo jenoside ntiyateguwe. Usibye no gutegurwa, ariko jenoside yari coordinated, n'ubwicanyi bwari well coordinated. Ubwo ndi kugerageza gusangiza bimwe muri ibyo ngibyo tuzavugaho, ariko wenda ngarukire ku cyanyuma nashaka kubwira. Wumvishe uruhare rw'abasirikare bari mu kigo cya gisirikare cya Gakoma Bugesera, ariko abasirikare muri rusange, ex-FAR
nibo bantu bashenye ukwirwanaho kose kwashobokaga mu gihe cya jenoside. So navuga rero ko nicyo gitabo cyo kizaba gishingiye ku bushakashatsi, kuko aho hose twarahagiye. Ibyo byose nkubwira ni amateka nabonye, ni amateka twahagazeho, ni amateka twacukumbuye, akaba rero azasohoka muri icyo gitabo. Hanyuma rero iki gitabo rero cyo cyagishingiye ku buhamya, nahisemo kugishingira ku buhamya kuko baje Hasfeld ba Scholastique Mukasonga uri mu bajyanywe mu Bugesera muri za 60, akaza kwicirwa n'ababyeyi be bose mu gihe cya 60. Abantu ntibabigarukaho, ariko n'umwe mu bantu babuze ababyeyi icyo gihe, banditse kuri Nyamata. Nge rero naravugaga nti reka nigeze gusura urwibutso rwa Nyamata, noneho urabona ukuntu abantu bahasura, hari n'ubwo badafite umwanya wo gusobanura, wo kuvuga ibyo bintu byose, kuko aba ari umwanya muto. Abahasura baba bihuta, ugasanga n'umuntu basobanurira yabuze uko ahita bibabwira byose, kuko wenda bamwereka ko bashaka kwihuta. Ndavuga nti rero uzahasura ashaka kwihuta muri ubwo buryo, ni byiza yuko azagira iyi kopi. Muri uko kwihuta kwe, nubwo yumvishe dukeya yahakuye, nataha asome muri rusange mu ijwi ry'umwana wa muto y'icyo gihe warokotse jenoside. Nkavuga ni rero ni igitabo nagerageje kwandika, ariko nanone nkagerageza no kwibaza ibibazo cyane kugira ngo ngabanye ububabare burimo, bityo n'umwana muto abe yagisoma. Ni igitabo ku babyeyi batagira uburyo baganiriza jenoside abana babo, bashobora kubaganiriza, bashobora kukibagurira bakagisoma, hanyuma wenda nyuma hakabaho kuganira, ariko umwana afite icyo yabonye. Kuko mu byo naje kubona, abana batoya bavuka nyuma ya jenoside babura referansi y'amateka, ni ukuvuga ngo babura ishingiro ry'amateka, barema buriya ibintu tubona birema uko twumva. Donc ibyo tuvuga, ibyo twita experience, ni ibintu biba byaratunyuze mu maso, noneho tukabasha kubyinterpreta tugenda tubibwira abandi. Umwana muto rero hari ubwo bimugora kugira aho ashingira iyo shusho ya jenoside. Ngerageze rero kuvuga nti umwana muto ni byiza ko asoma igitabo nk'iki ngiki kugira ngo areme ishusho ye, kuko abana bavuka nyuma ya jenoside ishusho nyinshi bafite kuri jenoside ni ishusho biremeye. Ni ishusho biremeye bitewe n'umubyeyi baganiriye, ni ishusho biremeye bitewe n'aho yagiye, ni ishusho yiremeye bitewe n'ibyo yakuye kuri social media. Ariko ni byiza yuko muri uko kurema ishusho, iyo shusho bakayisiga ibyo bakura mu bitabo nk'iki ngiki. Na igitabo rero ntabwo nacyanditse nk'umushakashatsi, navuga ko nacyanditse nk'uwarokotse jenoside yakorewe Abatutsi. Hanyuma rero ubwo warumbwiye uti tubarandomaje, ubwo duherutse kujya kwibuka Nyirarukobwa, twabaze imiryango 450 yazimye muri serire imwe. Serire imwe ubwo ni akagari ka Nyirarukobwa. Ubwo bantu baragereranyaga bakabara abantu byibuze 950, Abatutsi 950. Ni imiryango itakiriho. Abenshi ubungubu mu Bugesera ni ahantu hagezweho, abantu bakunda kujya kuhagura ibibanza. Abantu bajya bambwira ngo Bugesera ni heza, ugaye ni heza. Ntabwo ni heza, ntihongeye kuba heza, hahoze ari heza, nyuma haba habi, hongera haba heza. Kuko abantu benshi bahagiye bahabona imisozi, bakahabona amashyamba, bakishimira nyine ko ari heza. Ariko wenda iyo uturutse ku kiraro cya Nyabarongo cyangwa se ku kiraro cya Kanzenze ubungubu aho bita mu Karumuna, hariya hose ubona ubungubu hongeye kuba amazu, abantu bahatuye, amazu ahari ubungubu ni ishusho y'amazu yari ahari kera. Yari amazu y'urusisiro, kuko Ababiligi batuza Abatutsi babakuye mu nkambi, babatuje mu masambu bitaga peyizani. Yari amasambu ya metero 400 kuri 60. Ni ukuvuga ko uturutse ku kiraro ukagenda ubara metero 60, hari umuryango wari uhatuye. Ukagenda ukagera i Nyamata ukaharenga, byibuze wenda kugera hariya ku kigo cya gisirikare.
buri metero 60 hari mu rugo, muri ruguru ya buri metero 400 hatangiraga indi sambu, kugira ngo abantu bajye bagira ishusho y'Ubugesera banamenye n'ingaruka jenoside yahagize. Hanyuma rero ubwo wa mugani kuko turi gusoza, abo bose no kubibuka, iki gitabo kiriho kugira ngo bibukwe, iki gitabo kiriho kugira ngo mbibuke, nongere nyereka abantu amwe mu mazina wasabaga kuvuga, arimo abo bana b'urungano, baba abo twakinanaga barimo, abo nagiye mbura nabo nagiye mbashyiramo, kuko naravugaga nti ubu nibwo buryo bwonyine bwo gutuma amazina yabo atazibagirana. Jenoside rero yakorewe Abatutsi yashegeshe igice cya Bugesera, ariko si honyine, n'ahandi. Ubwo ntabwo twavuze ibindi bice, wenda ubutaha ubwo tuzaba tuganira kuri ubu bushakashatsi turi gukora. Umwaka utaha hari inyandiko nteganya gusohora, icyo gihe wenda nibwo tuzavuga ku bindi bice byo mu kindi gihugu, byo mu gihugu hose muri rusange, kugira ngo tuvuge ku buremere bwa jenoside, kuko hari ubwo abenshi bashaka kuyigira deba, ariko burya mbere yo kuyigira deba, ubwo ndavuga abahakana n'abapfobya jenoside, jenoside ni ubuzima twabuze, ni ubuzima bw'abacu twabuze, ni agahinda twasigaranye kuko twababuze, ni ibikomere twasigaranye ko twababuze. Nafashe nkimara kwandika iki gitabo numvishe ari nk'umutwaro nari mfite uguye hasi, ndavuga nti hari ikindi kintu cyari kimvuyemo kijya hasi. Ubu ngubu amateka yanjye sinyiyatwara mu mutima, nyatwara muri iki gitabo. Iyo nshatse kuyatekereza, nyatekereza kuri Amazone, nyatekereza ko kino gitabo kiri. Ubwo mvuze icyo ngicyo kugira ngo nkangurire abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi aho bari hose, mu bushobozi bafite, kwandika, kuko kwandika ni umuti. Kwandika ni umuti. Abatabasha kwandika, nabasaba yuko twakwiga uburyo bw'amashusho, tukajya dufata imiryango yacu ku bakiyifite, tugakora filime mbarankuru ntoya, bityo ndetse tukanabisakaza. Hari ibivugwa, hari ibasha kuvugwa, hari n'ibitabasha kuvugwa. Muri jenoside yakorewe Abatutsi nibwo bwa mbere mu mateka ya jenoside zabayeho zose ku isi icyaha cyo gufatwa ku ngufu cyabayeho. Ibyo rero ababikorewe nagiye mpura nabo benshi, ni ibintu bitavugwa, ni agahomamunwa, ni innomable. Nk'uko hari umwanditsi umwe w'isi igitabo cye Innomable, ni agahomamunwa. Ibyo rero ibibasha kuvugwa, ibyo tubasha gusohora, reka tubisohore, kuko igitabo cya Adelaide yo mu Bufaransa. Adelaide, urakoze cyane, ni inshuti yanjye, urakoze kumunyibutsa, yari kuzagira ngo nibagiwe izina rye, ariko Adelaide, igitabo cye Innomable nacyo ni ikindi gitabo kivuga ku mateka ya jenoside ndetse n'inzira ndende y'umusaraba yanyuzemo. Rero twese dutere ikirenge, twandike, ariko tunasome. Ngira ngo ndagushimira kuba wabashije kuntumira kugira ngo tuvuge kuri iki gitabo, tunabashe kugikundisha. Hari ubwo tuvuga tuti uriya yanditse kuri jenoside turayizi, se hari igishya, ko twese twayibayemo. Ariko ni byiza yuko mu kubwira abana bacu batoya, ni byiza ko tubagurira udutabo nk'utu ngutu. Ni ibitabo biba bitari binini cyane, hanyuma bakabisoma, tukaganira ku byo basomye. Hanyuma icyo gihe byagura intekerezo zabo, ariko bigatuma n'ayo mateka dushaka ko bayamenya. Ubwo ndagushimira ko wafashe izo mpu zombi, hari abasomyi, hari n'abanditsi. Nanjye rero ndagushimira muri uwo mujyo. Murakoze cyane. Ndibutsa ko icyo gitabo ntabwo ari gito cyane, kuko gifite amapaji 90 niba ntibeshye. Kiba rero mu kugushimira nsoza, twagarutse cyane ku buzima n'urupfu i Nyamata, aribyo wise mu cyongereza life and death in Nyamata, la vie et la mort à Nyamata. Ubuhamya bwawe nyine bwanditse
ukaba watweretse igihe ababyeyi bawe bagereye i Nyamata mu Bugesera muri 59 kugeza bashyizwe mu nkambi muri za 62 ukagira amatsiko y'ibintu babayemo hagati aho ngaho kuva baba deporté bajyanwa bunyago kugera i Nyamata bavuye mu majyaruguru aho bakomoka. Uri umwana umaze gusobanukirwa, umaze kuba mukuru, ukavuga uti babagaho bati, wabitubwiye muri makeya. Ugaruka no kuri ubuzima bwawe nyirizina muri jenoside indani igihe abatutsi bicwaga, utwereka inzira waciyemo n'akababaro kabo mwari kumwe ukuntu bishwe. Ibi byose ndabigushimira kuba uritubwiye mu mwanya utari mutoya. Hari aho wavuze ngo uyu mwanya ni muto, reka yewe mu biganiro byanjye nk'ibi ntabwo umwanya uba ari muto. Ni ibiganiro nk'ibi ntabwo byumvwa n'abantu abo ari bo bose. Ni igihe iyo wumva ushaka kumva ikintu nk'iki ntabwo bisaba, ntabwo ugomba kuvuga ngo ni iminota 5 cyangwa 10. Sans documentaire, ugomba ni amateka, tugomba kuyavuga twisanzuye, nta kwihuta. Uwihuta ntabwo yabyumva, birumvikana. Nagira ngo rero ndizeye ngushimire, nkubwire nti icyizere warangirijeho kuri icyo gitabo kiragaragara mu buryo uvuga wemye, ushaka yuko abazadukomokaho batazagwa mu mutego w'ibyo twaguyemo. Ntabwo ari umutego kuko wavuze ko byari ari ibintu byateguwe, ariko batazatezuka bakaba hakorwa ibintu nk'ibi ngibi. Imana y'u Rwanda ikomeze ikurinde. Mwifurije ibihe byiza bisoza umwaka, naho ubutaha kuri iki gitabo gikurikiyeho kivuga ku nzibutso za jenoside yakorewe abatutsi. Numvise wadusangije mu buryo bwimbitse. Urakoze cyane kandi mwakoze namwe Karima, mugire umugoroba mwiza n'umwaka mushya muhire. Ntabwo watubwiyeho igitabo umuntu yakibona ariko igitabo kiraboneka ubu ngubu ku bari mu Rwanda. Igitabo kiraboneka kuri librairie Kirezi, ku kibuga mpuzamahanga cya Kigali, ndetse no ku rwibutso rwa jenoside rwa Kigali ku Gisozi. Hanyuma ku bari mu mahanga, igitabo kiboneka kuri Amazon, Goodreads and Barnes & Noble, naho bashaka kukibonaho. Urakoze cyane.